mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho, kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho, kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho, kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho, kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho.
guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho amaso yacu twese reka imbabazi zawe n'urukundo zitugereho kandi twiyamye kirogoya zose zaba mu izina rya Yesu Kristo zaba ahantu turakwinginze kugira ngo ingabo z'ijuru zigota ahantu ubwiza bwawe buhasesekare nuko mwami Imana ndakwingize guyobora gahunda ntaba ari we ibirori byose bibera databuja bari wo biyobora kandi mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze ubigenze neza twishimire databuja ibyo tukoreye aha hantu urakoze rero kuko ari we wabikoze kandi ukabisoza amahoro tubisenze Imana mu izina ryawe Yesu amen yacu reka tukuzimane hanyuma ubundi utwemerere dukomeze gahunda zacu ende wicare nitumara kukwakira tureke dukomeze gahunda zacu hama nawe uzitega amaso n'amatwi rero witegereze numve ngiye kubura ngo barakuraho urukoma ariko humura sinzoga n'umutobe nakora atunganya ahubwo birebera mu kirahuri uze kumvira aho tugusaba kuza kumvira muri karibu akoze cyane twaguhaye ngumure
biraryoshye cyane. mu izina ry'abo mwazanye rero turabakiriye mu gitaramo cyacu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Genda wicare rwose. Mushangi Mambara, Ukabo
natwe rero nk'umuryango wa Tabaro kuri uyu munsi nibwo twawukereye kugira ngo tuze dufatanye kwizihiza uyu munsi mukuru. Hamwe n'ibyo ntabwo twaje gutyo gusa, twaje dufite n'intwererano. Aba nagira ngo iyo ntwererano wavuze uti twateguyemo n'imitobe. Ni muri ubwo buryo rero tukimara imitobe niyo kwiyakira. Erega none se kugira ngo numpa kuri uyu mutobe wose nkusomaho. Iyi ni intwererano y'ibirori mwateguye kandi mwatumenyesheje yuko kuri uyu munsi ari umunsi wo gushima Imana. Ndashaka kubanza kwisobanura. Uyu munsi ni umunsi wo gushima Imana. Iri turo ni iryo kugira ngo nshyire mu gaseke ryo gushima Imana cyangwa ni ituro? Iri si ituro. Iyi ni intwererano. Ni intwererano y'ibirori mwagize. Ni intwererano. Maurice ngo aradutwerereye umuryango wacu, yamenye ko twateguye ibirori byo gushima Imana, aravuga ati ndabizi iyo bateguye ibirori bariyakira ndetse bakanywa, none yatuzaniye umutobe w'intwererano. Munyemerere twakire iyi ntwererano ya Maurice. Murakoze cyane. Maze kunyumva rwose, maze nageze kuza kumva mu gihe muri iki gitaramo muraba muri kuvuga nanjye muze kumakanya, maze nkugezeho akari ku mutima. Kose yabanye na data yakubwiye ko kugira ngo twumve tubanza kunywa. Oya, uyu ni umuco mwiza. Erega burya ngo kanwa ngo ntabwo bizi ukuntu baca umugani kandi muri reka nkubaze ikibazo. Mbwiye ko iri ari iki? Iri ni ituro byo kugira ngo muri iki gitaramo, kuko warunyemereye kuza kumpa umwanya, ariko naza kuvuga nkumva simvuga nisanzuye. Ndagira ngo rwose uze kuza kuvuga nisanzuye. None umuto urabona uko umaze ubwoba? Oya, ntabwo bafite kandi naje iwawe. Muri urugo rwacu ruragendwa nuko abantu batugendereye ntabwo baza bafite ubwoba, ahubwo baza bashize ubwoba cyane ko baje umuryango mugari kandi umuryango ufite imbaraga, ufite n'ubushobozi. Ntabwo rero iyo uje ufite ubwoba cyangwa se ufite ibindi bintu mu mutima, ahubwo tugenderera ushize ubwoba. Nibyo rwose. Niba rero wari ufite ubwoba, shira ubwoba. Oya, ntabwo. Twaguhaye intebe, twaguha ibyicaro n'umuryango wawe rwose. Iri turo ryo ntihongere kurigita ko ari turo ryo gutega amatwi. Amatwi yo turayasanga mu kandi umuryango dusanzwe tuwutega amatwi, turagenderanira. Iyo mwagize ibirori muradutumira tukaza, natwe iyo tugize ibirori turabatumira. Urakoze cyane rero, ariko ubwo turo ryo kugira ngo tugutega amatwi, igihe nikigera turaza gutega amatwi. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Mumfashe dushimire abasaza kugira ijambo mbagezaho. Intumwa y'umuryango y'umusaza Tabaro, kuri uyu munsi twaje tuje muri birori, ariko dufite n'ubutumwa bw'umuryango. Nkaba rero ngira ngo mbasabe mbagezeho icyifuzo cyane. Muri karame umwanya wo kuvuga ubutumwa bw'umuryango, maze kubaza batugendere mu muryango, ariko kugira ngo batubonye ukuntu ducecetse twese, baza bitwaje ijambo. Ariko wowe nabonye bitwaje abasore bafite inkoni nk'abaje kurwana. None muri serero umuryango wacu uzaba akiriho, ntabwo tujya turwana, turakijijwe. Mbere y'uko ngira icyo nkubwira rero, kwemerera kugira ngo tuvuge, banza wambure bari abasore inkoni. Erega ziriya ntabwo ari inkoni, ziriya ntabwo ari inkoni zo kurwana. N'ubuhiri. Oya, ahubwo ziriya ni utubando tw'amahoro. Nicyo zisobanura. Ngira ngo wagiye ubona ko hariho amabara muri ay'umweru, ni utubando tw'amahoro bitwaje. Rero nagira ngo nkumare impungenge rwose. Maurice, turiya ni utubando tw'amahoro baje bitwaje. Nyakubahwa Maurice, umuryango wantoranije
kuko witegerezaga ko uvuze ndi mukuru mu burenganzira ko nakwakira abantu batugendereye, ariko bampa na kondisiyo ngenderaho cyangwa amabwiriza. Ubundi umuntu utugendereye afite inkoni araza tukazimwakirira kugira ngo atwereke ko azanywe n'amahoro, tukazimubikira, hanyuma yajya gutaha tukazimusubiza. Ariko n'ubu turacyagufiteho ikibazo, twabonye uzanye abasore rwose b'inkorokoro afite inkoni, nubwo umbwira ko atari inkoni ariko amaso yanjye abonye ari inkoni, kereka niba uje gusaba urugo rw'impumyi, ariko amaso yacu turabona, usanzwe twitegereza, turareba kandi turi bakuru. Ziriya ni inkoni rero, ariko kugira ngo tukwemerere kugira icyo tubwira wongere tubigusabe, nuko bariya basore baba bambura ziriya nkoni. Nagira ngo mbigusobanurire uko bimeze kugira ngo nabyo byumve nta mpungenge rwose. Ni ukuvuga ngo wazigize reka ngufashe mu bisobanuro bya ziriya nkoni, ziriya ntwaro wise inkoni, ni intwaro z'amahoro ziriya. Ni ukuvuga ngo tukigera hano twasabye kugira ngo dusabe ikaze, baratwugururira. Ngira ngo Yosefu niwe wari uri ku marembo, yabisuzumye neza asanga ziriya atari inkoni, nibwo yarekeraga bariya abana bacu kugira ngo bitwaze. Intwaro ya Yosefu, intwaro ya Yosefu ndayibona, zaba intwaro z'inkoni, zaba na za ntwaro tujya twumva twe turazitinya. Cyakora tujya twemera ijambo ry'Imana rya Bibiliya n'indirimbo y'igitabo zo mu gitabo, kuko ijambo ry'Imana nabitwemerera. None rero reka nguce ikintu, kubera ko wanze gutsimbuka, wanze guhaguruka ngo unyungurire bariya abana inkoni, ndacyemera. bariya abasore rwose ndashaka guca ikintu. Ndacyemera. Uracyemera? Ubwo cyemera wakoze ikosa. Wakwemera ikintu se nakoze wakoze? Ubwo rero ngo uciye ikiru, Emmanuel ntereza umutobe w'ikiru. Emmanuel umutobe ndawufite. Umutobe w'ikiru kugira ngo uyu muryango utuze. Natwe iwacu dukoresha neza. Ziriya zaje gukora ikirere. Ziriya ni ariko wenda guciye n'ikiru, reka twe kubisa. Ari utubanda tw'amahoro. Ariko kuko wanciye ikiru ndemera ngitanga. Ariko nanone nagira ngo ugabanze n'ikiru cyane. Iki ni ikiru. Iki ni ikiru duciye umuryango Maurice yaje arangaje imbere. Umuryango wa Maurice wakoze ikosa kandi Maurice yaryemeye ko binjiye iwacu bitwaje inkoni, aho kugira ngo baziduhe tuzibakirire baze kuzisubizayo tuzibahaye, barazigumana. Bigaragara ko bari bashatse kurwana. None muri kuduhaye ikiruka butazibaka. Nagira ngo muri karame nabukuguza pasiteri yicaye imbere. Abakiri bato badukoresha amakosa menshi, ngaho reka ngo uburenganzira uvuge ijambo ry'umuryango. Murakoze cyane. Twagize ibirori nk'ibi byo gushima Imana, dutanga ibitekerezo byinshi kandi bigiye bitandukanye byerekeranye no gushima Imana. Tuza kumva igitekerezo cy'umwana wacu witwa Nshimiyimana Jean Damascene, atugezaho igitekerezo cyiza cy'uko akeneye urugo tukamwubakira ababyeyi. Umwana wanyu witwa nde? Witwa Nshimiyimana. Ngira ngo yaranabijyaniranyije n'umunsi twari turimo gushima Imana, aravuga ati ariko nubwo muri gushima Imana, nanjye babyeyi ndifuza ko mwanyubakira urugo kuko ndakuze. Rero twamubajije niba koko afite umukobwa yakunze, ndetse tumubwira ko ari nka kera ababyeyi nibo bajyaga bajya barambagiriza abana. Igihe bakera bari kujya mu muryango wa Emmanuel kujya gusaba umugeni. None rero mwana, tuguhaye uburenganzira, uzatubwira aho ubonye umukobwa. Niko kutubwira rero ko n'ubundi atagiye kure y'aho umuryango wacu, atubwira ko yakunze umuryango wo kwa Emmanuel.
rero muri uyu muryango wawe umuhungu wacu akaba yarakunze umukobwa wanyu. Mu gitondo cy'uyu munsi nyuma y'ishimwe rivuyeho twifuje kubagezaho igitekerezo cyacu kugira ngo mutwemerere tubasabe umukobwa witwa Brigitte Kapi. Murakoze. tubeshya umukobwa wacu yagiye abandi bajya batubwira ngo yagiye kumubikira, ahubwo reka tukubaze ko watubwiye ko umwana wanyu yagize igitekerezo iwacu tukaba tudashyingira abana na leta ikaba itabitwemerera ko dushyingira abana, uragira ngo tukwemerere umugeni hanyuma tuzashyingire umwana na leta itabyemera? Kuri jyewe n'umwana kuko niyo naba no kuri wowe n'umwana kuko burya umwana n'aba bafite imvi bari hano Imana yarindiye ababyeyi baracyari abana. Rero niyo mpamvu atera n'ubundi areka kuba umwana, niyo mpamvu uwo mwana ni imfura iwanyu se? n'uwo twifuza kubasabira nawe. Muri uwo mwana ni imfura iwanyu? Uwo mwana urambwiye ngo uwo mwana ni imfura iwanyu? bakaba bagutumye nkande se wowe? Nari nzi ko ari imfura iwanyu. ubupfura ni bwinshi, hari ubupfura bwo kwitonda, hari n'ubupfura bw'imyaka. Uwo mwana ni imfura ki? uwo mwana ni imfura yitonda, ntawe nari mbajije ariko aracyari umwana. Nari nzi ngo ni imfura ijya mu ntege za se, kuko imfura na se bijya kungana, niyo mpamvu bari kuba umaze impungenge. Ubwo atari imfura iwanyu rero aracyari umwana. Ubwo Kamire wacu turamuzi, tugira umukobwa rwose witwa Kamire, tugira n'andi mazina tumwita, ayo ni amazina yiswe na ba nyirasenge yuzi, amazina ya ba nyirasenge, ariko na ba se bafite amazina bamwise. Rero turashyingira rwose, nitujya twagushyingira atanahari twaguha n'undi, dufite abakobwa benshi. Icyo ushaka ni Kamire cyangwa icyo ushaka ni umugeni? Urashaka? Mbishaka byombi. Reka mbisobanure. Undi wampaye aba ari umugeni. Uyu munsi ubu twaje kugusaba ni Kamire, kandi tubaye tubashimiye ko mwatwemera. Ese muri Karame. wabengutse Kamire cyangwa wabengutse umuryango? Icya mbere ni umuryango. Ngira ngo natubwiye nti buriya umuryango wawe n'uwacu isanzwe ishyingirana. Ni nayo mpamvu umwana wacu yarebye akavuga ati reka njye muri uwo muryango abeho ndambagize. Rero kuba yarabonye umukobwa wawe byatumye nk'umuryango dufata ingamba, dufata intego yo kuza muri uyu muryango kubasaba umugeni kuri uyu munsi. Ndabyemera. muri Karame. kuba tugannye uzi ko turi inyangamugayo kandi ukabuza ko turi abakirisitu dusenga Imana, nari nzi ko icyaguteye kudukunda no kutubenguka. Ariko iri jambo reka ndivuga mpagurutse, dore wanarivuze wicaye, kizwa dukurikira Imana. Ibyo bituma imiryango myinshi tubenguka iradukunda cyane, ko n'Imana ari imaze kudukunda. Imiryango aratubengutse iradukunda. Mpamya neza ko n'icyatunyuza ukabona abapasitori baguherekeje kubera ko umuryango wacu ukije. Nibyo. None urambwita ariko umuryango turawukunda, ariko iwacu rero ijambo ryitwa ariko tumaze gukizwa twararetse, ariko ritera amazinda, ariko ni ijambo rikunda kuza nyuma y'ibihe. None nyemerera muje kudusaba umugeni, tuze kuguha umugeni uhari kandi mukuru ushyitse, ariko ngo Brigitte Kamire umwihorere. Turabyemeye kuko impamvu tubyemeye ba Brigitte se ko ari benshi, kandi uwo nasabye n'ubundi nkaba nanjye Ariko muzi.
bagutumye gusaba umugeni koko? twaje kubasaba umugeni Uyu muryango mugari waje ukugaragiye ujya kunsaba umugeni cyane rwose. ijambo watumwe n'uyu muryango mugari urimbwira wicaye utuje unarivugira urivuga utyo gusa, ngaho ndamuguha. Murakoze cyane. Twongere tubahe impundu n'amashyi menshi tubashimire ko muzabona rwose. Iyi ni inzoga yo gusaba umugeni. Reka mwite ni umutobe ari inzoga ariko ntabwo twakira inzoga, twakira umutobe. Pasiteri yagejeje umutobe kugira ngo nicyo cyamuzana. uyu ni umutobe wo gusaba umugeni, hanyuma ariko ngo agiye kunzanira umutobe w'ijambo ryiza namubwiye. Uriya mwana wikorera agakomeza kumuvuna, ubanza ntakura ari kure, urabona ko umuhamagara akaza atinze kugira ngo ab'iwanjye babonye ukuntu bihuta. Umutobe wo gusaba umugeni, noneho ngaho usaba umugeni. Murakoze cyane zo kubasaba umugeni. Mwari nagira ngo mbashyikirize impano z'ibanze, nagira ngo munyakirire isuka cyo gutera ubwatsi. Ni inkwano y'ibanze. Nta musore uri hano ngo mfashe ndi Uru ni urufunguzo rwazo. urufunguzo ariko ntake. Noneho hari hano bafite n'akamashini zina bigira ariko muzajya mwifashisha ko gukata ubwatsi. Iyo ni imashini yo gukata ubwatsi. ni imashini ngo yo gukata ubwatsi. Rero ndabaha bashyikiriza n'igicuba ndetse bashyikiriza n'ikibumbiro. Bashyikiriza n'ikibumbiro None se muri kugira ngo inka abashumba bajye babona ko buhira. acyafite amatsika tarankwera. Oya nkosha. Hari ikibumbiro mpaye ngo wakamashini kazamfasha kwahira. Ibyo ni ibitegurira inkwano. Ibyo ni ibitegurira inkwano. Nari mbigushyikirije. Ikibazo cyongera inka aduha igicuba, aduha ngo n'akamashini kazadufasha kwahira, ariko nta nkagira. None rero munyemerere nababwira ko nta nka afite muca inkoni zamba, kuko yaba zifite abaziduhaye imbere. Reka rero nguha abasaza bagukosha. Ni mu nkoshe rwose. iri mu kihe cyiciro? Ni icya kane. uri umutunzi se cyangwa uri umworozi? Ndi umutunzi ntabwo ndi umworozi. ubwo uri umutunzi se ufite inyana 8? Ndazifite. uzifite numva uri umutunzi. Naretse uko bamushyira icyiciro cya kane kigira inka kikagira miliyoni 8 ntabwo bibaho. Kibikora byose. Icyiciro cya kane Ndavuga ngo nta kintu ababuze. Abafite byose. uri umukungu. Oya. Ntabwo ndi umukungu. Ariko muri Karame. ko leta y'u Rwanda yazanye inka itagira inka, niba arizo ufite wabitubwira. Iyo sugira ngo iwanjye bayimpa yahagera. Nanjye mpa abandi nkabatungisha, iyo ngiye urumva bayimpa. None gufasha leta. Oya. Ntabwo ari gufasha leta. Leta ni ndetse ko ari jyewe. Hanyuma nakubwiye ngo niba ufite inyana 8 urazifite? Ndazifite. Urihitiramo rwose. Izo zonyine ufite ariko? Oya, urihitiramo. Urihitiramo. Mite mu nyana 8 ubwo ndahita muzingahe rero? Jewe uze mu nka zanjye uhitiremo inyana 8 kuko nizo nkosheje. Tanawuha abana ariko twe turagira ngo duhe inkwano. Murakoze cyane. Turagira ngo duhe inkwano kuvuye ku mutima kuko umuryango wacu urawuzi.
ntabwo tugusaba ntitunasabiriza, ariko wowe duhe inkwano ubona ikwiriye umugeni wacu. kandi n'umukobwa naje gusaba rwose n'umukobwa twakunze, dukunda umuryango wanyu. Ntabwo rero twaza rwose kubasaba umukobwa tudafite inkwano zo kubakwira, ahubwo nagusabaga ngo niba witeguye njye kuzikwereka. Muhesha amagambo wacu ni umugabo mukuru twatoranije umuryango, nadufashe. Mwagize ikiganiro cyiza n'umubyeyi uhagarariye umuryango. Twagira ngo nawo waje urangaje imbere wemere umuryango twagusabye, twakwemera umugeni ariko ntitwaguhaye umugeni. Udusaba ko gukosha, natwe twiteguye kugukosha. n'impamvu umuyobozi cyangwa se umubyeyi uhagarariye umuryango yakubajije icyiciro uherereyemo kugira ngo tumenye uburyo turi bugukoshe, sibyo? Byumva. Yego. Twagira ngo muri uyu mwanya niba ufite inkwano ko twakwemera umugeni utanga inkwano. Ni hafi y'urugori rwanyu. Ni hafi y'urugori rwawe. Tujyeyo se? Biraturuka kuri mwebwe. Njyewe ni nkanaze nzirongoye, nzishyira uruhande rw'igikumba cyanyu. Nifuzaga ko umpaye abashumba, ndetse nawe niba wumva ufite abasaza, burya tujya tugira ukuntu twumva tunaniwemo, ariko bibaye byiza ko twagerayo n'abashumba twagerayo. Ariko ufite abashumba bawe ndabizi kandi urabizeye, baza abashumba banjye bakazibereka. Muri inka zawe urazizeye? Ndazizeye. Ndi mukuru ndahaka, ntabwo ndinda kujya mu nka zanjye mfite abatahira, mfite abashumba. Inka zawe babwira bazishyikirize umutahira. Murakoze cyane. Zishyikirize umutahira wanjye. Mushumba, ndahita mbimenya. Mushumba wanjye reka nze shyikirize mu rwuri rwa Manuel. Abatahira ntibajye bazivamo. Uzishyikirize urwuri rwa Manuel. Nifuzaga kugira ngo umukobwa nabasabaga yitwa Kamire Brigitte, ariko nk'umuryango wacu uburyo twazindutsemo twifuzaga ko mwamuduha. Ngende ndebe inka baje batuzaniye barongoye. Rero nk'uko mwari muri kubiganira kubwira atari yizeye rwose, nsanze ibyo yakubwiraga ari ukuri, ntabwo yakubeshye. Iwacu rero iyo tugiye kuvuga ijambo rigari kandi rikomeye turahaguruka. Wadusabye umugeni, gusaba inkwano, baradukwera. Maze kudukwera ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye ry'uko dushimye inkwano. Umuryango mugari, Maurice yaje atugana, yaje gusaba umugeni, hanyuma adusaba umugeni turamukosha. Inkwano rero umutahira yavuze ko azibonye kandi azishimye, kandi murabizi ko tumwizera. Munyemerere dushime inkwano za Maurice. Nyuma yo gushima inkwano rero, mbaza umuryango niba inkwano ni kimwe, ariko no kuba twemera Maurice cyangwa umuryango bazanye mugari nacyo ni ikindi. Reka mbaza uyu muryango wanjye niba wemera kuguha umugeni.
Muri umugabo bitaga konseye wari umuzi? ndamwumva. Yaje mu cyiciro kitari icyawe? Witwa konseye? Icyiciro kimeze gute? Yaje utarabaho kumwumva cyangwa waramubonye? Ndamwumva. Ntabwo wigeze umubona? Kandi amashyo mpaye ntiyayemera. ni ukuvuga ngo uwo konseye konseye wakigenge niyo kuyemera. Ariko ntacyo, reka twihangane. atera agatambwe maze aragera hano imbere. Harya ngo yitwa nde muri? Ubaramutse. Yitwa Nshimiyimana Jean Damascene. Yakoze zo gushinjagiriraho se. Iyo bimbwira kuva karoti nizo gushinjagiraho z'abatware nari kubyemera. Mwijya kure mwegere. Emmanuel we, reka nkwereke Nshimiyimana. Nibyo koko aba basore bacu ntibashimira Imana, ariko reka nkwereke Jean Damascene nagira ngo ave muri bagenzi be maze atere intambwe akugana maze umuramutse. Urabona umusore ushyitse aboneza n'uwo nguwo n'uwo rwose. umusore twajyaga tubona azi iwacu tukagira ngo aje kurora abandi bana bangana cyangwa bigana, kumbe nicyo cyamugenzaho. Ni ukuvuga ngo n'ubundi kimwe mu byo uvuze nicyo, kuko barangana. dore umuntu wifuje kuba umukwe wanyu. Buriya mugabo niwe wicaza abashyitsi bakomeye hano. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza, kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Mureke guhakirizwa, abo si bo bakiza, kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo. Yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho, kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. Keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho. Umwanya gusoma igitaramo cy'amashimwe, umwanya tugira ko aje gusoma umugeni n'ubwo basanzwe bashaka abageni amukosha aradukwera. Amaze kudukwera tumubaza amazina ye waje gusoma umugeni, umugeni yaje gusaba atubwira ko ari wowe. Ariko tumaje uwo musabira atubwira amazina tutazi, ariko atubwira ko yazi. Ariko umuryango wa Murise wo dusanzwe tuwuzi, ni umuryango w'inyangamugayo, umuryango ukijijwe wamenye Imana. Nemere rero izina ari bukubwire, n'usanga urizi urabyemera, ko n'usanga utarizi utubwire twisubire, sibyo? Muri Brigitte waje kunsaba dore nguyu.
nagira ngo muri ku muryango kugira ngo maze bakwakire bongere batanga amashyi uze ku cyifuzo twakigejeje kuri Emmanuel maze agaha umugeni wadutumye ari we Brigitte, maze rero nshimiye ngo icyifuzo kigasohora gitera umutima kunezerwa kuri Brigitte wadutumye. Komeze mutange amashyi n'impundu ko n'ibyishimo tugikomeje amwambitse. mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi niba kwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi niba kwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho, kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho. mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi niba kwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi niba kwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho, kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho. mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi niba kwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi niba kwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho, kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho, keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma. keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina, keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho.
mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma mureke guhakirizwa abo si bo bakiza kandi ntibakwandika mu gitabo cy'ubugingo yemwe ntibanamenya uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho kandi ni nawe wenyine uzi uko n'ejo uzabaho keretse Yesu wenyine niwe ugufiteho ijambo rya nyuma keretse Yesu wenyine waguhamagaye mu izina keretse Yesu wenyine wakumenye utarabaho turagushima Mana kubw'urukundo wakunze umwana w'umuntu yari kurimbuka watumye utanga umwana wawe ukunda apfa mu cyimbo cyacu ngo tubone ubugingo turagushima Mana kubw'urukundo wakunze umwana w'umuntu yari kurimbuka watumye utanga umwana wawe ukunda apfa mu cyimbo cyacu ngo tubone ubugingo amaraso wavuye Yesu mukiza yaduhuje n'Imana inka nkakunda n'abantu nanjye mpita mvivura ndavuga nti Mana ubwo ukunda inka ukaba ukunda n'abantu nzakugwa imbere cyangwa inyuma uzahitemo aho nzagwa buriya mureke mbabwire nicyo gituma twitwa abashumba dufite ububasha nk'ubw'abapasiteri abapasiteri babatiza abantu natwe tukabatiza inka buriya abapasiteri barakomeza natwe tukazikomeza data hari ubwo mperuka konesha abapasiteri bakira abantu natwe tukakira inka rero buriya egera hino wakira amagaju nazanye amagana nsize amagambo niko shaka ndakureba rwose sohoza kirabaza sohoza dore nta nubwo twaherukanaga yego aho neza urakomeye ndaho ndakoma ukagira Imana unsanze mu ngamba ndi kwivuga ariko ubundi wanyu muzi kwivuga yabaye nka twataramye urusimbi rw'umusore yewe mukore mu ngata wumve ko nuko sha nuko nitwa rusimbi rw'umusore nitwa rusine rw'imfizi nitwa rukara rw'umuhungu nitwa ruhogo rw'umuheto ndi icyaduka bagashigisha abatafite bakayaguza nk'icyago cy'amakombe cya rutabangira ingamba zisobetse ntinyera gutabaruka ndeyarukandika sha yego amazina y'inka
inka z'iwacu zirerera zikarera ntizirwara ikibagariro utazi gukamurarindira urarata icyo wamutahira we komeza irindira vuba bagukamiye ntukamukamire mu gituzuza kirazira kikaziriza ruti ruziga umugabo rwanzunga yarunihura yitwaza ruzindaza inkumbu y'inyoga ruzi niyo mageragere yogeye inkamagaza amazi akazayigera mu nda na rutagenda mu kimena cy'inyenzi inyana z'inyesha zicibwa mu rugo imbambura imana mbyutse ubukombe gakwavu n'agapfizi baterekeraga iza mihana itaye ubwuzu yitegeye umukobwa we inyoye akazayigaramira ngaya ziragetare gitebe umuvumburiro nyishora umuvumbira bumera ibumbura inkwabi zirenze umuvumba edore babatende bakamutendeye bagimeye inkurugure ntibajyane buryo ukwimye ibijumba bakurinze imisonga yo mu mbavu imboga nkunda amagaju mumbizi nkunda rusenga idore ubwatsi buryohera inka nubwo amazi irazira ubuzima aragahinda nubwo amahindura bangeri umumata bagatera ejuru bati mutayi uratabara n'ikivugoto yasinerwa se mu misango basaza basabira abasora basabwa basaba sinira simbi zo kubasindagiriza abana urarata iki wamutahira we yizera gitara munye n'ikindi ku gitabo gitondo gitangaza inyama zigakunda abashyitsi imana igakunda ubukobwa yagutse mu mukazi kaganza isenga mihigo nziza ihurizaho imirindi umwirasire agiye kwita yisoro nyura mihana umuze umuhana waje zihitaramo umwiza wahanye isuku dore ngo uri umukobwa ashobora izirimo mbanziriza impimurira guhimbarwa yamaze ishavu nshonje yagakominda umushyitsi ushoye maze inshunzi zingabo mu biganza ndakunda ndavurukanya zirimo nkubitoye icyo zirerera ikarera abana igira umukondo ugakora hasi igira umuhondo ukarera ibibondo rwizirwa n'inkende nayisingera urarata icyo wamutahira we umusabe ukora by'imbega n'ivuze tarama rimuze tashyirwa rwanga muzahamije rwanda umbiri mu rwanda bw'akagera mu icambazo hinda abagenzi ugera inkoni bazirukiriza musika bizataba mu rwanda burya rugira niwe ugena ibyo tugira niwe utanga ubutunzi tugatunga yaduhezagira tukeza tukagubwa neza tukamererwa neza nyemerera rero uze kunkorera kuri iyi nkuyo sindi ukwigisha uko bayikoresha mubyeyi mwiza urakoze ariko akasinyi kabasha uraza kunguranira ndabizi twabaye inshuti kandi ndi umuhungu wawe rwose yego rero ndabona ari kunyicira akajisho ati ikoreremo iwanyu nta kibuze ndatora ariko iyi nkuyo unyemerere nkubwire icyatsi kigize iyi nkuyo ureba igizwe n'icyatsi cy'umucaca udacumuza abacunda ukaba umucaca ucogoza abazicuza bagacungurwa n'umwami wacu kandi ndayiruzi neza igizwe n'icyatsi cy'umugobora ugoboka abagowe ukagobora ibigoyi ukagobora bihogo rero reka nongere nkusabe unkundire unkorere kuri iyi nkoni si yo nkubita inka ahubwo niyo nkabukiza inka n'abazikubita ntibakazikamirwe data rero urakoze cyane unyemerere kandi nze gusubira iwacu hanyuma mbabwire ko urugendo nagenze rwahuriranye n'urukundo ariko reka mbabwire ngo inka twabakwereye zirimo zikunda ikinyamahundo gihunda urukundo gihanda abatindi ugize uti ese n'urubingo urubingo abaginga uzarwahiraho mu rwuri ntayirwaye irimo zizarwahira zirurwanire ndetse zirwase ubundi rero njye kwa data njye gutambutsa ubwo butumwa bwiza
ubundi turakomeza dutarame. Rero iyo njya kwa data ngenda nivuga, ariko kandi uze kunyemerera, burya ibitugu byahetse umuvanda ntibyikorera inzoga. Ndabizi iwanyu mugira abikorezi, maze ninza guca akabogi baze kunshyikiriza. Ndi nkuba y'inkazi, ndi inkozi y'inkuyaho nageze nta runguri hagereye. Ndi rusizanira guseruka rudasobanya mu misango, umusirikare wa Yesu Kristo n'amasari nayo asasana, ariko musiguseka data. Mubyeyi rero ndagushimiye cyane, kandi burya inyenyeri zakunze ikirere, amafi nayo akunda amazi, nuko Damascene yakunze Brigitte simbeshye. Unyemerere rero, namenye ko imitavu yakinnye amatavu ikajya gutotora utugozi tw'abaturage, ndajya kwitanga ubundi dutarame kugera mu gitondo, kandi unkundire unkorere muri uru ruhanga ruharaza uburanga, maze nsubire mu rwuri. Yego urakoze cyane. Ariko se mubyeyi, ntibarumuna banjye bavuye hano ko mbona uwo muto butuzuye neza nasize ubogaboga? Ntibarumuna banjye bakoze ibi cyane, bavumbye wowe gashira inyota, dore ko iyo twenze batabiyoberwa. Nyakugira Imana, nyaguhirwa n'uhoraho, ndabona ikivi cyanjye kigana ku musozo. Njye kumutahira ati nimusigamo gatsindwa mwe. Burya nubwo kiriza kwe kirazira ibyo gucika mpunga ibijya imbere. Nibwo banzaniye inkoko, nyikubise amaso umutima numva uranyuzwe, kuko nyikundira amata meze terabana gushisha mvuga asanga ari bitobozwa rutoki. Ariko sanga kuba ari nkuko itaduhesha amanota meza yatuma duturanga mu gitaramo nk'iki. Nazo ndavuga ati nibwo banzaniye ibigarama, nabyo bigarama ntirambaza abakuru, kuko izina urwa ryateze ipfunwe. Burya ibigarama n'ibigwari byicazwe muri cyane mu gitaramo cy'imihigo, nazo ndazibenga ati nazisubizeyo. Nibwo banzaniye jambe sombizi, gihe byo kwiraba no guharambiza bizo bari kenda rirenga. Ariko imitere n'imitambo cyane byantera gusamara nyakira bisha nabisha. Ababirebaga barashoberwa, buryaga ntazicibwa amahembe zibuze icyo zizira. Nibwo banzaniye imbera byo, ikaba imbera birarwambuka ngeri, ikaba yamutima utikunda ukunda abagenzi. Isanga igomba kuba inkwano yacu y'uyu munsi. Ngaho mubyeyi nyemero nkore mu ruhango mesha mugisha nisere mu